Nkimara kumenya ko ari Jack unyandikira, numvaga byanshanze. Numvaga nta n'ikintu na kimwe ndimo gutekereza. Yari amaze kumbaza ngo Princess, urimo uratekereza iki? Ariko numvaga nta kintu na kimwe mfite cyo kumusubiza. Amarira gusa niyo yashokaga ku matama yanjye. Nuko ngeze aho ndihangana, nuko arongera aranyongorera arambaza ati Sunshine, nkeneye kumbwira ikintu urimo gutekereza. Mbwira, urimo uratekereza iki aka kanya? Mpita mubwira ngo nta kintu na kimwe ndimo gutekereza, kuko mu mutwe wanjye hari imfuti, nta kintu na kimwe kirimo. Ese ni gute natinyuka gutekereza muri situation nk'ingiyi idashoboka? Jack yahise ampindukiza gake gake, noneho turarebana. Yari yambaye ishati y'umweru dede nziza cyane, ari mwiza byiteka ku buryo nahise numva binandenze gukomeza kubura amaso ngo turebane. Ukuntu nabonaga ameze byari byiza byiteka, byari biteye ubwoba ku buryo numvaga birenze ubwenge bwanjye. Nuko mpita nirebera hasi, ntinya gukomeza kurebana nawe gutyo, kuko numvaga nta mbaraga mfite zo kumureba mu maso. Twahise duceceka akanya gatoya. Ngeze aho ndamubaza nti ese burya bwose yari wowe? Araseka ati my princess, yari njyewe ugukunda cyane bitarabaho. Yahise amfata mu ijosi, nuko yanga ko nkomeza kureba hasi agira ngo turebane mu maso. Nuko turongera turarebana. Icyo gihe yandebaga nk'udashaka kunkuraho amaso. Indoro ye yari yuzuyemo urukundo rwinshi cyane ntabasha kugusobanurira. Mbega ariko ukuntu nari ndindiriye ko uwo munsi wagera. Mbega ukuntu nari nkeneye ko bwari mwe Jack yandeba indoro nk'iyo. Mbega ukuntu nabayeho ndota ko igihe kimwe nazaba mu maboko ye gutyo. Bisa nk'aho ibintu byose nabayeho nifuza mu buzima bwanjye nari ntangiye kubigeraho, kandi byose mbiboneye icyarimwe. Nakomeje kubitekerezaho, amarira sinamenya ahantu aturutse. Amarira yanjye nayo yari yarayoberanye. Nashidutse nongeye kurira cyane, amarira arimo gutemba nk'amazi ku matama yanjye. Nkagerageza guceceka ariko bikanga, ntabwo nabashaga kuyahagarika. Jack yabonye ndimo kurira cyane agira ubwoba. Ati Princess, ni ikihe kibazo? Ntabwo se wishimiye ko ari njyewe twandikiranaga? Ntabwo wishimiye kumenya ko ari njyewe umusore ugukunda? Mbwira, ntabwo wishimiye kumenya ko ari we njyewe umusore ugukunda cyane, wanatanga ubuzima bwe ku bwawe? Nagerageje kwihangana ngo nceceke, ariko biranga. Nuko ndongera ndarira. Ahita ambwira ati basi ihangane uceceke umbwire. Nuko ngerageza kwikaruma ndamubwira nti ariko se ni gute naceceka? Mbwira ukuntu naceceka rwose. Nagerageje kwihangana, sinzi ahantu nakuye imbaraga. Noneho mpita ntangira kumubwira nti kuva mu mashuri yisumbuye, iyo mwabaga muri bugiye gukina, nazaga ku kibuga ngo basi ndebe ko nakubona. Tugeze muri kaminuza, naje muri timu ya karate, atari uko mbikunze, ahubwo ngukurikiyeho kugira ngo njye nkubonayo, byibuze ndebe ko twanavugana. Ku munsi wadusezeyeho tubwira ko utazagaruka, uwo munsi nanjye sinongeye gusubirayo. Ahantu hose namenyaga ko uri bujye, nanjye najyagayo kugira ngo byibuze nkubone, ndebe ko nabona okaziyo yo kukuvugisha, naho yaba ari umunota umwe gusa. Nubwo nabigerageje bikanga ntidushobore kuvugana amaso ku maso, ariko ibyo nashaka kukubwira byose nabibwiraga amafoto yawe buri joro. Nkayabwira ibyanshimishije, nkayabwira n'ibyambabaje byose, kugira ngo basi ndebe ko naruhuka. Nubwo wowe utari ubizi, ariko wabaye isoko y'ibyishimo byanjye. Mbasha guhangana n'ibibazo by'ubuzima nari ndimo muri icyo gihe, nabyo bitari binyoroheye habe na gatoya, kuko watumaga mbasha guhangana n'ibibazo byose nabashaga kunyuramo.
namubwiye byinshi cyane, numvaga noneho niteguye kumubwira byose akamenya ukuntu mukunda, ariko ntararangiza kumubwira byose nk'uko nabishakaga. Yarambwiye ati Princess, ibyo byose ndabizi. Ya kaye yawe nziza cyane itagira uko isa, wari warise ko ari iyanjye, byose bisobanura neza 100%. Yabimbwiraga arimo kumwenyura, ubona ko byamunejeje cyane. Nuko ariko njyewe birantungura, ntiyakugezeho uyize ute koko? Jake nuko ahita ambwira ati yangezeho rwose. Cya gihe Nick yahise agenda yambura aba bakobwa, nuko ahita yimpereza. Narisetse ariko ndanishima cyane, ntibwa nyuma na nyuma noneho yageze aho yagombaga kugera. Mpita ariko mubaza nti warayisomye neza? Araseka ati gute se ntari kuyisoma neza kandi ari yanjye? Ati nayisomye inshuro 1000, buri jambo ryose ryanditsemo ndizi mu mutwe. Nuko ahita ambwira ati ibyo ariko namenye ni ibyahahise ni ibya kera, mbwira iby'iki gihe turimo. Ubu ngubu urumva umeze ute? Urishimye cyangwa ntabwo wishimye? Nuko mpita mubwira nti ntabwo nishimye. Jake yahise ababara cyane, agahinda karamwica. Ati wayi, kubera iki? Kubera iki utishimye? Ntabwo ukinkunda? None se waranyanze? None se wabivuyemo kubera namaze igihe kinini ntakwibwira? Kubera iki Sara? Kubera iki utishimye? Nabonye ukuntu bimuhangayikishije, mpita mubwira nti impamvu ntishimye rega nta yindi, nuko ntarimo kubasha kubona ijambo ryabasha kugusobanurira ibyishimo mfite muri aka kanya. Kukubwira gusa ngo ndishimye ubwabyo ntabwo bihagije rwose, ntabwo bihagije habe namba. Ndimo ndagerageza gushaka irindi jambo nakoresha kugira ngo nkubwire ukuntu nishimye cyane, ariko naribuze, ntabwo ndimo kuribona. Rero birimo kumbabaza cyane, nkumva binteye n'agahinda. Jake yahise aseka, nuko ankurira itama byo kunkinisha, nuko arangije ariruhutsa ati awe mana yanjye, mbega ukuntu wari unteye ubwoba ariko. Nuko ahita ampobera cyane, ahita ansoma ku itama. Ati mbega ariko ukuntu nategereje ko twaba turi kumwe gutya igihe kinini. Mbega ukuntu byandwaje kubaho ntabasha kukwereka amarangamutima yanjye no kukubwira ko ngukunda. Wari uzi ko nkunda wenyine, ariko nanjye naragukundaga cyane. Yamaze kumbwira gutyo ndishima, numva birenze no kwishima. Numvaga nta hantu heza ku isi haba hameze neza nk'uko twari tumeze muri ako kanya. Uwo mugoroba ntabwo nshobora kumva mu mutwe. Nubwo twari twishimye tumeze gutya, ariko numvaga nshaka kumubaza ibibazo nka miliyoni byose kandi icyarimwe, nabuze icyo naheraho n'icyo nareka. Nuko mpita nshaka gutangira kumwiyaka ngo ntangire mubaze ibyo bibazo, ariko abonye nshaka kumwiyaka nyine ahita ambwira ati no, oya Princess, oya rwose buretse, reka tube tugumyeho gutya akanya gatoya. Nuko mpita mubwira nti erega mfite ubwoba bwinshi cyane. Ati ufite ubwoba bw'iki? Ndamubwira nti mfite ubwoba bw'uko izi zaba ari inzozi, nkaba nshobora kuza gukanguka nuko nkasanga nasubiye muri bya bihe ntagufite. Nuko aramwenyura ati hoya Princess, izi rwose si inzozi, ahubwo ni inzozi zacu zabaye impamo, twazikabije. Uzi igihe namaze nk'ukunda utabizi? Ahari wenda utekereza ko ari iby'ejo bundi Sara. Natangiye kugukunda kera cyane, twari tukiri mu mashuri yisumbuye. Ikigaragara kandi ni uko nakumenye mbere y'uko wowe umenya. Ndamubwira nti gute se, ibyo rwose ntabwo bishoboka.
nuko ahita amwenyura arambwira ati reka nkubwire igihe nakumenyeye. Arambwira ati hari igihe mwaje muri kompetisiyo za dibeti ku ishuri ryacu. Icyo gihe natangajwe n'ubuhanga nabonaga ufite budasanzwe. Bwa mbere nakuruwe n'ukuntu nabonaga uri simati mu mutwe cyane. Nabonaga uri umuhanga ku rwego nanjye ntabasha gusobanura. Icyo gihe nari ndi muri odiyanse ntabwo wowe wigeze umbona. Ariko icyo utamenye ni uko kuva kuri uwo munsi natangiye kugukunda. Ntabwo nzi ukuntu byaje, ariko natangiye kugukunda cyane ku rwego nanjye ntazi, numva bitangiye no kuntera ubwoba bwinshi cyane. Uko wabaga ujya ahantu hose kundeba, nanjye niko ahantu hose habaga kompetisiyo nkamenya ko wagiyeyo, nanjye nabaga mpari. Iyo nabaga nagiye gukina kandi futuboro, nahitaga ndeba ko aho hantu hari. Iyo wabaga wishimye urimo guserebura natsinze igitego, nabaga nkureba kuko nanjye nta handi nahitaga ndeba usibye gushakisha ahantu uhagaze. Bisa nkaho buri igitego cyose natsindaga ari wowe nagituraga. Imbaraga zose nakoreshaga mu kibuga iyo wabaga uhari naziterwaga n'uko uhari. Jake yambwiye gutyo, nuko numva nanone bitangiye kundiza, ariko ndihangana nuko ndibaza nti kubera iki koko? Kuki se atigeze basi anyereka n'agasinye na kamwe ngo menye ko byibuze yaba ananyitayeho? Nuko mpita mubaza nti none se ubundi Jake, ni ukubera iki kunkunda kwawe wabigize ibanga? Kuki udashaka ko tubyerekana? Ni ukubera iki koko? None se ni ukubera iki wanyandikiraga umbwira ngo impamvu udashaka ko bimenyekana ngo ni ukugira ngo undinde? Jake bisa nkaho nahise mubaza ibibazo byinshi icyarimwe, nuko ahita ambwira ati ese hari ikibazo tubaye twicaye? Ndamubwira ngo nta kibazo. Twahise turekurana, ariko ishati ya Jake yari yatose kubera amarira yanjye. Muri ako kanya kandi nibwo nibutse ko nahoze mfite ibikomere mu mugongo, numvaga byose byagiye. Niba ari wa muti Jake yari yansigiyeho, niba ari uko yari yampaye ibinini by'uburibwe nkaba nari namaze kubinywa, rwose simbizi. Gusa ikintu icyo nzi ni kimwe, ni uko muri ako kanya usibye Jake gusa nta kindi kintu nari ndimo gutekereza, nta kindi kintu cyari kiri mu bwenge bwanjye. Tumaze kwicara dutangiye kuganira, yambwiye ati Sara, nageragezaga kumenya amakuru yawe, menya ukuntu ubayeho, ukuntu musaza wawe Shana aguserereza hano ku ishuri, menya ibintu byinshi cyane kuri wowe n'ubwo utari ubizi. Nibwo nahise mbwira Rick ko agomba kwigira inshuti kuri musaza wawe kugira ngo ajye amenya imipango yose kuri wowe, nashaka no kuguserereza gutabare. Umbabarire cyane, umbabarire ko cya gihe ugwa hasi ukagira ikibazo ku kaguru, njyewe na Rick tutari duhari ngo tugutabare. Sara, ntabwo nabasha kugusobanurira ibintu byinshi muri aka kanya, gusa nyine umenye ko byose nkora mbikora kubera ko ngukunda kandi mba nshaka no kukurinda. Gusa umbabarire muri aka kanya, ntabwo nshaka guhita nkubwira ibintu byose. Ndumva aka kanya ntabasha guhita ngusobanurira impamvu kugukunda mbigira ibanga. Ndizera ko igihe nikigera nzakubwira byose, kandi humura ntabwo ari kera. Numvise bimbabaje, ndamubwira nti oya rwose ndabyanze, ntimbwira. None se ubundi wambwiye bitwaye iki? Mbwira nta mpamvu zo gukomeza kumpisha. Nuko ahita ambwira ati oya Sara, kukwibwira byari ngombwa rwose. Numvaga nanjye ntakibashije kwikorera uyu mutwaro wo gukomeza kukubabaza kandi nanjye ngukunda. Jake noneho nawe yahise atangira kurira, bisa nkaho agiye kumbwira ibintu bikomeye, nubwo ubwoba butangira no kunyica.
yahise atangira kumbwira ati umbabarire cyane, umbabarire Sara, umbabarire cyane kuko nabonaga ari nk'iyicarubozo ndimo kugukorera, gukomeza kunkunda nanjye mbibona, nkabona ukuntu nkunda kandi nanjye ngukunda, ariko nkakomeza kukwegezayo, naragusebeje imbere y'abantu, ni byinshi nagukoreye byakubabaje, ariko umbabarire cyane Princess. Numvaga rero ntakomeza kubikora kandi nanjye umutima wanjye numvaga ugiye nko guturika neza neza, ariko ibindi byo umbabarire bikomeza ari ibanga, kandi nanone usibye ko nkwibwiye ukamenya ko ari njye ugukunda, hanze bikomeze bimeze nk'uko nyine twari tumeze, bizakomeza ari ibanga, nta muntu n'umwe uzamenya iby'urukundo rwacu. Tuzakomeza tujye twandikirana, wenda tunahamagarane kuko ubu ngubu urabimenye nyine ko ari njyewe, ariko gutekereza ko ku ishuri n'ahandi hose tuzaba turi kumwe nk'abantu bakundana, ibyo ngibyo igihe cyabyo ntabwo kiragera. Nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko dukundana, usibye Eric n'ubundi wari usanzwe uzi ko buri wese akunda undi. Numvise gutya ayo magambo Jake yari arimo kumbwira ko bigiye gukomeza kuba ibanga, nuko ndarira cyane nti oya Jake, ntago nabyemera rwose, ntago nabyemera. Gute se? Reba nawe, musaza wanjye Shani yabayeho atampa urukundo nari nkeneye nka mushiki we. Numvaga byibuze ningira boyfriend tuzajya tugendana tukishimana, akaba naho Shani atabaye. None nyumvira, ibyo bintu ntago ndimo kubyemera rwose, ntago nabyemera Jake, ndakwinginze rwose, ntago nabyemera ibyo bintu. Jake yamfashe ibiganza, amaso ye yuzuyemo amarira, atangira kumbwira ati ese waba uzi ukuntu njyewe mbabara iyo turi kumwe mu ishuri turi babiri ariko tudashobora kuvugana? Ese waba uzi ukuntu mbabara iyo ntashobora kukwereka buri wese ngo mwereke ukuntu ngukunda, ngo nereke abantu bose ko dukundana, kandi ko unteye ishema, kandi mbizi neza ko ngukunda kuva kera? Ese waba uzi agahinda nagize cya gihe uvugira imbere y'abantu bose ko nkunda, nanjye mbizi neza ko ngukunda, kandi mbizi neza ko utarimo kubeshya, narangiza nkahaguta nkigendera, nkaguteza abantu nta n'ikintu na kimwe nkoze ngo ngutabare? Wabuze agahinda nagize kuri uriya munsi, ushobora gutekereza ko ari wowe byababaje, ariko njyewe byambabaje hari no kurusha uko byakubabaje. Ntago nzi ukuntu nabikubwira Sara. Ese waba uzi ukuntu ejo bundi muri anniversaire ya Eric nababaye urimo kubyinana n'abandi bantu batari njyewe? Waba uzi ukuntu byambabaje nubwo nari nemereye Eric ngo we muze kubyinana? Ese buriya mbwiye Eric ngo abe ari we ugucyura akugeze mu rugo, njyewe byangwa nabi kugendana nawe mu modoka twicaranye tuganira, turimo duseka twishimye n'ukuntu ngukunda? Sara, menya ko hari impamvu nyinshi cyane, kandi nazo uzazimenya vuba bidatinze. Ese bwarimwe basi wanyumva? Jake yararize, ya maso ye meza yuzuramo amarira. Ndamubwira nti Jake, nta kibazo, icyangombwa ni uko nkufite, ibindi byose uba ubiretse, icya mbere ni uko twembi dukundana. Nzagerageza kugeza igihe nyine uzabonera ko ari ngombwa, maze ukabimbwira byose. Jake yahise ampobera ati Princess, urakoze cyane kunyumva. Humura, kuba tutazajya tuba turi kumwe ahantu hose nk'uko tubishaka ni ibintu biri temporary, bizarangira vuba, hanyuma natwe tumere neza nk'izindi couple. Gusa twebwe tuzaba dutandukanye n'izindi couple zose kubera ukuntu urukundo rwacu rwihariye. Ndamubwira nti humura Jake, humura, nzagutegereza, nubona hageze uzambwira
ntabwo nzongera kugushyiraho puresha, ariko nyine bitinze kugera, ndumva nshaka ko hagera vuba. Jake yahise ambwira ati princess, muri icyo gihe cyo gukundana ku mugaragaro kizagera, kuko n'iki ngiki ntabwo watekerezaga ko cyagera, wumvaga ari nk'inzozi ko igihe kitazagera ngo nkwibwire, none dore birabaye, n'ibindi rero humura nta kabuza bizaba. Nuko ndamubwira nti Jake, humura ni ukuri ngiye gukomeza gutegereza, ndabizi neza ko icyo gihe kizagera. Tukiri muri ibyo, Rick yahise aza, ariko aza yishimye cyane, arimo kudufelicita ati mwembi ndabishimiye, nishimiye urukundo rwanyu. Nahise menya ko Jake yabimubwiye ko ari bwidekarare, n'ubusanzwe nari nzi ko ari inshuti, nta kintu bajya bahishanya. Rick yahise aduhobera cyane, nuko aratubwira ati imfura yanyu mugomba kuzayita Rick kugira ngo mujye mwibuka urugendo rw'urukundo rwanyu. Nuko Jake araseka ati ndaba umukobwa se? Rick ati ubwo wa kabiri azahita aba umuhungu yitwe nyine Rick. Jake ati nawe se naba umukobwa? Rick ati muzabyara paka kugeza igihe muzabyarira umuhungu witwa Rick. Nuko twese turaseka, dukomeza no kwiganirira. Kubabona bose bari aho ngaho bishimye, numvaga binshimishije cyane, kuko Rick yari umwana mwiza, yari urugero rwiza rw'inshuti buri wese yakwifuza kugira. Nahise mureba ndamubwira nti ese Rick, kuki cyagiye wambeshye koko? Nahise nibuka ukuntu cyagiye kuri anniversaire ye, naraye mbabaye cyane yambwiye ko atari we cyangwa Jake banyandikira. Ndamubwira nti Rick, kuki wambeshye cya gihe? Nkaburiya koko nk'iyo ngenda nkakora ikintu kibi nkiyahura, mwari kuzabyibabarira koko? Jake araseka ati tubabarire Sarah. Ntago Rick rwose yari kubikubwira, kuko numvaga ugomba kumenya ukuri, ari njye ubikwibwiye, kandi ndabizi neza ko ukuntu ngukunda, ikintu cya mbere utinya ari ugupfa, kuko uba wumva utazongera kumbona, kereka ahari mbaye nanjye ntakiriho. Nubwo wari umenye ko ntagukunda, ariko ndabizi ko wowe utigeze unyanga. Sarah, nari nsanzwe ngukunda cyane, ariko noneho kumenya ukuntu nawe unkunda, urukundo nagukundaga rwikubye inshuro utabara, rwikubye inshuro nanjye ubwanjye ntazi. Jake yahise yongera aranyegera, arampobera cyane, maze arambwira ati Sunshine, reka njye nawe tuzasazane, tuzarenze imyaka 100 tukiri kumwe, kandi nubwo twebwe tuzaba tugeze mu zabukuru, ariko urukundo rwacu rwo ruzahora ari rushyashya. Amarira yaranyishe, ndamubwira ngo Imana ibyumve, izabiduhe nk'uko ubisabye. Rick ahita avuga ati hey, ese ubwo muri mu biki? Ese mwibagiwe ko ndi hano? Murimo muranyiterera isoni da? Twahise duseka, turarekurana. Jake ahita ambwira ati Sarah, Rick rero aje hano umuhamagaye kugira ngo agucyure. Yambwiye kunyura kandi numva ntabishaka, mpita nikanga kuko ibyo gutaha ntabishakaga, nari meze nkaho nanabyibagiwe. Mpita mubwira nti Jake, ntago ndi butahe. Arambwira ati ngo iki? Ndamubwira nti ntago ntaha, ntago ndi buve hano. Jake ati Sarah, uragira ngo wongere ibibazo hagati yawe n'ababyeyi bawe, n'ibyo mwari musanganywe bitararangira? Ese ubwo wavuga ko waraye he? Reka utahe, utaza kongera ibibazo musanzwe mufitanye. Nubwo yambwiye gutyo, numva koko ko gutaha ari ngombwa, ariko nibutse amagambo mama amaze iminsi ambwira ko atanshaka mu rugo. Mpita mbwira Jake nti humura Jake, bagize Imana ntago nataha. Jake ati Sarah, wenda bakubwira gutyo koko kubera ko uri mu rugo, ariko uramutse uraye hanze, ndabizi neza ko byaba ibindi, bahita babigira ibintu birebire cyane. Ihangane ni ukuri utahe, nanjye ndumva twakigumanira,
ariko ntabwo byaba ari byiza, ntabwo byaba bikwiye. Nahise mbwira Jake nti ese ufite ubwoba? Ese uratekereza ko hari bibi iki? Uratekereza ko turi bukore iki? Jake ati Sara, nta kintu ndimo gutekereza kiri bube, nta n'ikintu ndi gutekereza turi bukore, kandi ndabizi neza ko n'icyaba cyose twaba twagitekerejeho twembi. Nubwo numvaga ko gutaha ari byo, ariko numvaga ntashaka no gutandukana na Jake. Mpita nongera ndamuhobera cyane, ndamubwira nti erega nakubwiye ko mfite ubwoba bw'uko izi zishobora kuba ari inzozi, ntarenga hariya kuri gate nkongera gusubira muri bya bihe tutakiri kumwe. Jake yazenze amarira mu maso ati Princess, humura ni ukuri, humura ntabwo urimo kurota, kandi humura hari igihe tuzaba turi kumwe ibihe bitakirimo kudukanga, tutakibara amasaha n'iminota ngo tubone birimo kudusiga, kuko turimo gutekereza nyine ko tugiye gutandukana. Humura icyo gihe kizagera kandi vuba cyane, tubane by'iteka ryose. Nanjye nabitekerejeho mbona gukomeza kuguma aho ngaho, ndimo gukomeza gutinza Rick waje kuntwara, nuko Jake dusezeranaho ndataha. Rick akimara kungeza mu rugo yahise ataha. Iryo joro ariko riri mu majoro meza nagize ku isi. Jake twaraye tuvugana ijoro ryose, twasinziriye bwenda gucya. Turimo kuganira nageze aho nibuka ukuntu ku munsi wa mbere namubonyeho namushyiriye ikayi ngo ansinyiremo, namugira imbere kubera ubwoba nari mfitiye, ikanshika ikamwikubita ku maguru, maze nawe akanseka agahita yigendera atanansinyiye. Nuko mpita mubaza nti ese uribuka umukobwa wigeze kuza azanye ikayi ngo umusinyire, maze kubera kugukunda cyane ubwoba bukamwica yakugera imbere akayigukubitaho bikarangira utanamusinyiye? Jake yahise aseka ati ndamwibuka cyane, ndumva bitangiye no kungaruka mu maso. Mpita mubaza nti none se kuki wanze kumusinyira? Jake ati ntabwo erega nari kubikora. Kuki se yari arimo kuza abyigana n'abandi bantu, kandi we yari umuntu udasanzwe kuri njyewe? Kuki se ubundi yari arimo kunsaba akantu gatoya, kunsaba sinya gusa? Ibaze ko yari arimo kunsaba autographe gusa, kandi njyewe nari niteguye kumuha ubuzima bwanjye bwose. Buriya ntabwo yari azi ukuntu namukundaga, nubwo ntabashaga kubimubwira, ariko naramukundaga cyane. Ugende umubwire azaza ansaba ibintu bikomeye bigaragara, wenda azaza ansabe nko gukorana nawe ubukwe, nkamubera umugabo, cyangwa se nko kubyarana nawe abana. Naho ibyo bintu byose bya autographe biraciriritse cyane, abiharira abandi bantu baciriritse badafite agaciro nk'ake mu maso yanjye. Kumbwira gutyo agaciro ampa byarandenze cyane, nuko ariko ndifata ngo ntongera gukomeza kurira. Nakomezaga kumva ukuntu Jake ankunda, nkumva ntabwo ndimo kubasha kubishyikira. Nari nzi ko mukunda cyane, nyamara nasanze naba nkunda ku rwego ntabasha no gusobanura. Twageze aho turasinzira, nuko mu gitondo nditegura kugira ngo nze kujya ku ishuri. Tugeze ku ishuri, ninjiye mu ishuri ryacu mbona Jake yahageze, harimo n'abandi banyeshuri, nuko mbasuhuza muri rusange, ariko mu by'ukuri numvaga nagenda nkamuhobera. Gusa Jake yari azi kwikaruma cyane, twahuzaga amaso akikaruma nkaho nta n'ikintu na kimwe kiri hagati yacu. Nyamara njyewe hari igihe numvaga kwifata byanze,
nkumva namusanga ahantu yicariye nkamuhobera. Numvaga nabikora ariko nagombaga nanjye kwihangana kuko nari nabimwemereye ko bizakomeza ari ibanga nta n'umuntu n'umwe uzabikeka. Twakomeje gukundana gutyo mu ibanga rikomeye cyane. Ku mugoroba umwe nsohotse mu ishuri ntashye, hari ishuri rimwe nagezeho nuko nkubitana n'uko umuryango waryo uhise ufunguka. Byabanje kuntungura nuko ndebye mbona umuntu urifunguye ni Jack. Ahita afata ukuboko nuko anyinjiza muri iryo shuri nuko ahita yongera arafunga. Nagezemo imbere mbona turimo twenyine nta wundi muntu uri muri iryo shuri. Ahita ambaza Jack, nti ni ukubera iki se unzanye ahantu nk'aha? Ahita ambaza ati, ese wowe ntabwo nkumbuye Sara? Njyewe nari nkukumbuye cyane rwose, nkumbuye kukuvugisha turi kumwe turebana amaso ku maso, atari byo kuri telefone gusa ku buryo numvaga nenda no gupfa. Mpita mubwira nti, erega ibi bintu byo kugirana urukundo rw'ibanga biragoye cyane, ntabwo byoroshye rwose. Ese ubundi waretse tukabishyira ku mugaragaro ko ari byo byiza kurushaho? Ngaho ibaze nawe harimo umuntu winjiye akadusanga twifungiranye aha hantu, ubwo se urumva ibyo byaba ari byo byiza? Ubwo se yagira ngo iki koko? Jack, urumva atari byo bibi cyane? Jack ahita ambwira ati, ese Sara, ibi nkoze ni bibi? Ntabwo wowe wari unkumbuye cyane? Ndamubwira nturabizi ko mpora ngukumbuye cyane, ariko nanone kwifungirana ahantu nk'ahangaha ntabwo ari byiza. Jack yahise anyegera cyane amera nk'ushaka kunsoma, nuko ndamubwira nti oya Jack, oya rwose. Ndamubaza nti, ariko se ko wahindutse cyane, wagira ngo si Jack nsanzwe nzi? Arambwira ati, nibyo koko Sara, narahindutse kubera urukundo ngukunda. Rurimo kuntwara nk'umusazi, ariko ku bandi bantu ndacyari Jack wa kera. Jack yakomeje kunyereka ko akeneye ko dusomana. Nanjye ngeze aho bitangira kunzamo, ntangira kwibaza nti, ariko se ubundi ndabyangira iki? Kankunda nanjye nkaba mukunda, gusomana ahubwo ari ibintu bikomeye cyane. Natangiye guhumiriza nanjye ngenda nk'ugiye kumusoma, ariko umutima uranga, ubwoba buranyica, nuko mpita nsohoka nirukanka musiga aho ngaho wenyine. Nkimara kugera ku muryango nahise nkubitana na Rick, ngenda ariko meze nk'uwataye umutwe. Rick ati, bite se kurimo kwirukanka cyane, none se Jack ari he? Mpita mubwira nti, musange muri iryo shuri niho ari. Namubwiye gutya ariko n'ubundi nkomeza kugenda nirukanka cyane, ntareba inyuma, ntazi niyo ndi kwerekeza. Nuko nshiduka ngonganye n'umuntu wari uri aho ngaho muri koridoro, ahari nawe ubanza yari yarangaye cyane. Tumaze kugongana twese twahise tuvugira icyarimwe ngo sorry. Nuko bihita bidutungura turaseka kubera ukuntu byari bihuriranye twese tukabivugira icyarimwe. Nuko ahita ambwira ati, mbabarira, nari narangaye cyane none ntumye ungonga. Ndaseka, ahubwo njyewe mbabarira, nari ndimo kwihuta cyane none ndaguhutaje. Nuko mpita nshaka kwigendera, ariko ntaragenda ahita ankurura amfata akaboko ati, buretse kugenda mbanze nkubaze, none se njye nawe tuziranye he? Ndamureba ndamwitegereza neza, mbona nta hantu nkuzi. Ndamubwira nti, ndabona njyewe nta hantu nkuzi. Ati, sure, twibwirane wenda turaza kumenyana, turebe niba nta hantu twaba tuziranye. Ahita ambwira ati, nitwa Andrew. Ndamubwira nti, njyewe nitwa Sara. Aramwenyura ati, Sara, nishimiye kumenyana nawe. None se wiga mu wa kangahe? Nti, niga mu wa 2. Ategereza ko nta kintu njyewe ndimubaze,
ariko abona nicecekeye. Ahita ambwira ati none se Sara, nta kintu njyewe uri bumbaze? Wagira ngo ntabwo ushaka kumenya? Ndamubwira nti yego nibyo twamenyana ariko ndimo kwihuta cyane. Arambwira ati urimo kwihuta ku buryo utanambaza nanjye wenda umwaka nigamo? Mpita mubaza nti wiga mu wa kangahe se? Araseka ati njyewe ntago ndi umunyeshuri, ndi lecturer. Ndatungurwa nti nibyo se koko? Ati yego ko bigutunguye cyane se, urabona ntabasha kwigisha? Ndamubwira nti oya, ntabwo ari ukuvuga ko utabasha kwigisha, ahubwo nuko ari bwo bwa mbere nkubonye kandi nari nzi ko abantu bose bigisha hano mbazi. Ikindi kandi abandi batwigisha mba mbona bakuze cyane, none wowe uracyari umujene cyane. Niyo mpamvu nyine numvaga ntabyemeye neza. Ahita aseka ati nibyo, abantu benshi bibaza igihe naba narigiye nanjye nkaba nsigaye nigisha muri kaminuza bikabacanga, ariko natangiye kwiga ndi muto cyane. Kumwe ababyeyi bagushyira mu ishuri ngo umenyere, bagahita babona ubaye umuhanga cyane, ugahita ufatiraho gutyo. Nanjye nuko byangendekeye. Niyo mpamvu nkiri mutoya nyine nkaba nigisha muri kaminuza. Abantu benshi babyibazaho, ntabwo ari wowe gusa. Ndamubaza nti uri mushyashya hano ariko? Arambwira ati yego ndi mushya ariko nzabigisha. Nuko mpita musezera ngo ngende, ariko arambwira ati ariko koko ubanza urimo kwihuta cyane. Nuko arambwira ati ntacyo ubwo urimo kwihuta, reka nkureke, ariko ubanza unyereke ofisi yo kwa Dean of Students. Bahandangiye numva ari hafi aha ngaha, none ndabona nahayobewe neza. Nuko ndamubwira nti waharenze, reka dusubire inyuma mpakwereke. Nahise mpamwereka, nuko mpita ngenda nshaka kwihuta cyane. Ahita ambwira ati Sara, ndizera ko igihe kizagera tukongera tukabonana. Ndamubwira ngo nta kibazo. Nuko ngenda gutyo nawe asigara aho ngaho. Nahise ngenda ntangira kwibaza nti mana yanjye, uriya muntu turatindanye, iyo Jake atubonana yari kumerera nabi, ubanza nkoze amakosa yo kumuvugisha. Kuri uwo munsi ngeze mu rugo, Jake yarampamagaye. Nari nzi ko yandakariye kubera ko nanze ko dusomana, maze ahubwo ansaba imbabazi ko yumvaga kwihangana byanze. Atariko humura, nta kintu na kimwe nakora utabishaka, nubwo wagiye wirukanka ukeka hari ko naguhohotera. Nuko ndamubwira nti Jake, nanjye rwose umbabarire, numvaga bidakwiye. Impamvu nirukanse ntabwo ari uko nakekaga ko wampohotera, ahubwo numvaga nanjye kwifata bitangiye kunanira, kandi numvaga ntabishaka rwose. Ntabwo bikwiye. Ese twategereje igihe tuzakorera ubukwe ko ibyo byose tuzabikora muri icyo gihe hari ikibazo? Nuko Jake ahita ambwira ati Sara, nta kintu na kimwe nshobora gukora utabishaka. Humura, niba wumva ariko ubitekereza, tuzategereza ubukwe, kandi humura nabwo ntabwo nzatuma tubushyira kera. Nubinyemerera nawe uzaba vuba bidatinze. Ndamubwira nti Jake, urimo uravuga ubukwe nkumva nsheshe urumeze, ntabwo nzi niba uwo munsi uzagera koko. Arambwira ati humura, rega buzagera, humura buzaba. Nuko mpita mubwira nti ariko si ubundi Jake, wambabariye koko urukundo rwacu tukarushyira ku mugaragaro, aho kugira ngo urukundo rusaze umuntu waretse tukarushyira ku mugaragaro? Ati oya, utegereje gatoya, humura kandi biri vuba. Twakomeje gukundana gutyo mu ibanga, ariko bituvuna cyane. Mu minsi yakurikiyeho, mu gitondo cy'uwo munsi narabyutse nditegura njya ku ishuri nk'ibisanzwe. Nkigerayo, imodoka nziza cyane yamparitse imbere.
mbona si iya Jake, mbona si n'iya Rick. Natangiye kwibaza nti imodoka nziza gutya si ubu ni iyande? Yari imodoka nziza cyane kandi nshyashya. Nyirayo wari uyitwaye yahise asohokamo, nuko ndebye mbona ni wa mu lecturer mushyashya witwa Andrew. Ati Sara, ndishimye cyane ko nongeye kukubona. Amakuru yawe ko nakubuze? Nuko ndamubwira nti amakuru ni meza. Nuko ndamubwira nti none se wanshakiraga amahoro ko umbwiye ko wanshatse ukambura? Arambwira ati yego rwose ndagushaka kandi ngukeneyeho ubufasha. Ese uzamfasha? Ndamubwira nti ubufasha bumeze bute se? Ati ngiye muri strategy zanjye nkoresha mbere yo gutangira isomo mbanza kugira discussion n'abanyeshuri bakeya. Hari questionnaire mba ngira ngo banyuzurize, biramfasha cyane, bimfasha mu gutegura isomo. Rero mu banyeshuri bakeya ba hano nzi nawe urimo. Ese uzemera kumfasha? Numvisha ari ukumwuzuriza questionnaire, numva ni ibintu biri aho bisanzwe. Ndamubwira nti ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye, nta kibazo nzagufasha. Maze kumwibwira ko nzamufasha yarishimye cyane aranaseka. Bikubitana nuko Jake nawe yari ageze aho ngaho amaze guparika imodoka ye, nuko ahita atunyuraho. Ndabibona ko arimo no kutureba, aratwitegereza cyane. Naramurebye ko arimo kutureba, numva ubwoba buranyishe, ariko nta n'ijambo na rimwe yigeze aza ngo atuvugishe, ahubwo yahise akomeza arigendera. Mu maso ye naramwitegereje ngo ndebe ko wenda agaragaza agahinda, ariko ntabyo nigeze mbona. Yarigendeye nk'ibisanzwe nkaho nta n'ikintu na kimwe abonye. Ariko naratekereje nti uko biri kose ntabwo biri bugarukira aha ngaha, buriya araza kumpata ibibazo. Naragiye ngeze mu ishuri mbona yicayemo nk'ibisanzwe. Icyo gihe twagombaga gutegereza isaha yose kugira ngo isomo rize gutangira, ariko Jake twararebanaga, numva ubwoba buranyishe. Natangiye gushaka aho najya wenda kugira ngo nze kugaruka isomo rigiye gutangira. Icyo gihe nari mfite amafaranga makeya, maze mbwira umukobwa twari dusigaye tugendana witwaga Becky ngo naze tujyane muri kantine. Becky yahise yishima cyane, ati nahoze nshaka kukubwira ngo tujyaneyo, ariko nkagira ngo ntago wabyemera ko tujyana kubera ukuntu uba uri bize mu masomo cyane. Ndamubwira nti oya tugende rwose, nanjye ndashaka ko tujyayo, ndumva nshonje. Twahise tugenda, maze nkimara kwicara muri kantine bataraduseriva, ariko Jake warampamagaye ngo arashaka ko tubonana byihutirwa. Mpita mbwira Becky nti sheri ihangane rwose ngize impamvu yihutirwa cyane, ndagiye. Becky byaramubabaje kuba ari njyewe wari umubwiye ngo ninze ngo naze tujyane, none nkaba ngiye no kumusiga aho ngaho. Nuko arababara ati abantu bafite abasheri rwose njye nanga no kugendana nabo, ubwo niri kuguhamagaye. Naramwenyuye nanga kwemera no guhakana, nuko arihangana amusiga aho ngaho wenyine. Nahise mpamagara Jake ndamubaza nti none se ndagusanga hehe? Ahita ambwira ati muri secret room. Ndamubwira nti iyo room y'ibanga ni iyihe urimo kumbwira? Ati hahandi hejuru ntangira kohereza message bwa mbere wari uri. Ku mutima ndavuga nti ndabizi ubu ngubu ugiye kumpata ibibazo kubera n'induru twari turi kumwe. Nahise ngenda, ariko mbanza kumubura kuko yari ari muri tea room yaho. Yari ari ahantu umuntu iyo yabaga ashaka gufata icyayi cyangwa se ikindi kintu yagendaga akicara akagifatira. Yahise asohoka ku muryango waho, nuko ndamubona turahoberana nk'abamaze imyaka badaherukana. Nuko birangiye turinjira. Nkimara kwinjira ariko naratunguwe cyane. Jake yarantegereje n'ibyo kurya aho ngaho imbere ye. Ndikanga ahita amwenyura kuko yarabibonye ko bintunguye,
ahita ambaza ati Princess uratunguwe? Ni cyane, ahubwo se ubwo ni gute watekereje ku bintu nk'ibi? Arambwira ati ibi ntago bihagije, nakabaye mbikora buri munsi. Rimwe na rimwe mba numva nifuza ko dusangira kandi tugasangira ibintu biri fresh, atari ukujya hariya muri kantine kunywa ibyayi na capati. Nazinze amarira mu maso, n'Imana yanjye koko Jake, mba nibaza niba wowe unyurwa n'urukundo ngukunda, kuko wowe ukuntu unyitaho bikomeza kuntangaza cyane, mba numva birenze ubwenge bwanjye, mba numva ngufitiye umwenda ukomeye cyane. Jake ati ko wanzi ko unkunda byonyine ubwabyo birahagije, naho ibyo nkora byose mba ngira ngo nyine wishime, kandi iyo wishimye njyewe nishima kurushaho. Ntibikaguhangayikishe rero. Twakomeje gusangira tuza gusoza, nuko dukomeza no kuganira. Jake nubwo twari turimo kuganira gutyo, ariko yageze ahasa n'uhinduye ikiganiro, ahindura ibyo twari turimo kuvugaho, nuko atangira kumbwira ati Princess, ibintu ngiye kukubaza ntugire ngo ni ukutakwizera, ariko mbwira, buri uriya mwarimu mushya Andrew mwari murimo kuganira iki? Umutima wahise undya, nti n'ubundi nari mbizi ko ari bubimbaze. Nuko mubwira ukuntu twamenyanye, ukuntu twahuye bwa mbere hari ofisi yari yayobewe aho iherereye, nkajya kuyimwereka ko kuva icyo gihe nyine twatangiye kumenyana. Jake ati ubwo se koko yari yahayobewe cyangwa yagira ngo abone aho ahera mutangire kuvugana? Ko wahamweretse se ubundi byarangiye mwari murimo kuvugana ibiki ko nabonaga arimo no kwisetsa? Ndamubwira nti ni questionnaire yansabaga kuzamwuzuriza kandi nabimwemereye. Nabivugaga ariko isura yanjye itishimye kubera ukuntu numvaga mbabajwe n'ukuntu Jake ashobora kuba afuha cyane. Yarabibonye ko ntishimye, maze ahita akura intebe yari yicayeho, aranyegera amfata ikiganza, ahita ambwira ati Princess, ndakwinginze wibabara, cyangwa se ngo utangire gutekereza ko ibindi ndimo kukubwira ari ukugufuhira, ahubwo ndashaka kukubwira ko ugomba kwitonda cyane kandi ukitondera abasore nka bariya baza bagahita bashaka kukwereka ko ari abantu beza cyane, bashaka no kukwigiraho inshuti. None se buriya utekereza ko ofisi yari arimo kukubaza atari ayizi? Ubwo urishoboye yuko atarazi ahantu iherereye? Ese buriya waba uzi igihe Andrew amaze muri iriya kaminuza? Sara, ugomba kwitondera abantu bose utazi ibyawe neza, ariko cyane cyane uriya Andrew. Sinanze ko umufasha nk'uko wabimwemereye, ariko ndashaka kukuburira niba hari ibindi bintu ashaka ko byabahuza bitari amasomo, ntuzigere ubyemera. Mpita mubwira nti humura, niba hari n'ibindi bintu utekereza ko byaba hagati yacu njyewe nawe, nyizera ntabwo bizigira biba. Nuko Jake ansoma ku kiganza ati ndakwizeye humura, ariko nyine umwitondere. Muri ako kanya amasaha yo kugenda yarageze. Jake ansaba ko nagenda mbere, ambwira ko agiye kubanza kujya ku modoka ye. Nageze mu ishuri hashira umwanya munini, nuko na Jake nawe ahita aza. Nta muntu n'umwe wari gukeka ko twari turi kumwe, keretse wenda wari kuba yatubonyeyo, ariko numvaga nawe. Hashize akanya gatoya, mwarimu nawe yahise aza, nuko dutangira kwiga. Iminsi yaricumye, urukundo rwacu narwo rukomeza kuba ibanga. Andrew nawe nari yatangiye kwishisha, igihe cyaje kugira nuko nawe aza kutwigisha. Icyantunguye nuko mu kutwigisha kwe yari umwarimu mwiza cyane, n'abanyeshuri bose bamukunda. Nta n'undi mubano wihariye yashatse ko twagirana,
usibye ko yankundaga nk'uko abandi barimu bose bankundiraga ko ndi umuhanga. Umunsi umwe ndi hahandi nakoraga ibiraka byanjye kuri kafe, hari nijoro amasaha yanjye yo gutaha yenda kugera, nuko ngiye kubona mbona Andrew nawe aje aho ngaho. Byarantunguye kuko ni ubwa mbere nari mbonye haje umwarimu, ubundi hazagamo abanyeshuri gusa. Kumbona aho ngaho byabaye nk'aho bimutunguye, nuko ahita ambwira ati Sara, uzi ko ntari nzi ko burya uza no gukora hano? Ibyo bimbazaga asa naho yangiriye impuhwe nyinshi cyane, nuko ahita ambaza ati ubu se disi utahasanga he? Nuko ndabimubwira, ahita areba ku isaha ati ndabona habura iminota 15 gusa. Ndamubwira nti yego. Ahita ambwira ati ndabyishimiye cyane Sara, ukuntu uri umuhanga mu ishuri n'ukuntu utajya ubona umwanya wo gusubiramo amasomo wibereye hano, ukuntu aka kazi kawe nako urimo kugakora ugakunze washyizeho umwete, wagira ngo wiriwe mu rugo uryamye kandi nyamara wiriwe mu ishuri. Sara, uri umukobwa udasanzwe kandi rwose kuraje. Nahise mubwira nti urakoze. Ubundi ndamwakira nyine ndamuseriva muha ibyo yari akeneye, nikomereza n'akazi kanjye. Amasaha yo gutaha ageze, nuko nditahira. Nkigera ku muhanda ntegereje bisi, hari imodoka yahise imparika iruhande. Nitegereje neza mbona iyo modoka hari ahantu nyizi, ariko nyine mu gutekereza cyane ngo numve nyirayo ko yaza mu mutwe wanjye, mbona Andrew ahise asohokamo aza ansanga ati Sara, waje se tugatahana nkakugeza iwanyu? Uzi ko nyiri iwanyu neza? Ndamubaza nti iwacu se urahazi? Ati ndahazi cyane. Ntiwahamenye gute? Ati uzi se ukuntu byagenze kugira ngo mpamenye? Hari igihe nari nje mu kazi nyine ntwaye imodoka ndimo nza, hanyuma ngeze imbere y'igipangu cy'iwanyu, umuntu wari wahereye kare ampamagara cyane, arongera arampamagara, nuko ntekereza ko nyine ari emergency. Ndavuga nti reka mparike tuvugane neza. Nkiri mu byo guparika rero, nahise nk'umuntu urimo gusohoka mu gipangu cy'iwanyu wihuta cyane, uhita ubona hanyuze na moto, uhita uyihagarika nuko uyijyaho uragenda. Nta nimero zawe nari mfite muri icyo gihe, mba naraguhamagaye nuko tukajyana, ariko nyine ntibyakunze. Kuva icyo gihe rero nahise menya iwanyu ahariho. Byambwiye gutyo numva nibyo koko, kuko nubwo ntajyaga ntega moto, ariko hari igihe nari nagize imirimo myinshi cyane mu gitondo, mbona nenda gukererwa kandi nangaga gukererwa cyane, nuko mpita mfata moto. Nahise mbona Andrew ntari birye, mbona ko atarimo no kumbeshya, nuko ndemera njya mu modoka ye, turajyana kugira ngo ampe lift angeze mu rugo. Mu modoka ye ariko nirinze ko twavugana ibintu byinshi. Ngiye kuvamo yarambaje ati Sara, buri gihe utaha ariya amasaha? Ndamubwira nti oya, hari igihe bihinduka kuko hari igihe nk'iyo nta masomo mfite ngenda nkakora, kuko ari nabwo baba bafite abakiriya benshi, hanyuma nijoro sinjyeyo. Nta nubwo ari buri gihe kandi njyayo nyine, biterwa na gahunda mba mfite. Ahita ambwira ati birumvikana koko ko ku manywa ari bwo mugira abantu benshi cyane kubera abanyeshuri. Ati none se wafashe nimero yanjye, nk'igihe ubona uri bukore ijoro ukajya umpamagara nkagucyura, kuko nanjye hari igihe akenshi ntahaye amasaha. Nahise mubwira nti oya, ibyo si ngombwa rwose kandi urakoze cyane. Ati kubera iki urimo kubyanga? Ndamubwira nti kuko inshuro nyinshi nsigaye nkora ku manywa iyo nta masomo menshi dufite. Nabonye bimubabaje ko nanze kampa nimero ye, ariko mbona ahise yongera arigarura ati nta kibazo niba wumva utagikora amajoro cyane. Hanyuma musezeraho ndigendera.
Andrew yasigaye mu modoka arimo kumwenyura ati wa mukobwa we, nubwo wanze ko duhana nimero ariko ngomba kugutsindira. Iturufu yanjye ya mbere ni ukukwigiraho umwana mwiza paka rwose uzaba uwanjye. Kuva umukunzi wanjye riri namubura nkigukubita amaso nahise niyumvamo urukundo. Nari nzi ko ntazabona uwamusimbura vuba, ariko biratangaje cyane. Nagukunze birenze uko nanamukundaga. Ukuntu uri mwiza, ukuntu witonda udasaragurika nka bamwe mu bakobwa b'iyi minsi, ukuntu utuje, ukuntu wiyubaha, ukuntu uri umuhanga, ukuntu uzi gukora. Sara, nta nenge n'imwe nkubonana, uzaba uwanjye rwose. Jake buriya aricaye azi ko ntazi ko mukundana, ariko iyo muzamutse mugiye guhurira muri floor ya nyuma mba ndimo kubareba. Jake nzamukwambura, nzamubabaza, azababara kurenza uko njyewe nababaye. Jake azicuza ibyo yankoreye byose. Sara, nzatuma unkunda, nta nubwo uzongera gutekereza ko Jake abaho. Andrew yakomeje gutekereza ibintu byinshi, atangira kurota inzozi nyinshi ari kumwe na Sara asigaye mukunda. Ibitekerezo bimujyana kure cyane, nuko yibagirwa ko agomba no gutaha, ariko nyuma aza gushidukira hejuru, nuko yatsa imodoka yaragenda. Muri icyo gihe Sara we yari yageze mu rugo akora ibyo yagombaga gukora byose, ariko ntabwo yigeze abwira Jake ko Andrew yamuhaye lift, kuko yatekerezaga ko byamuhungabanya cyane, kandi we yarabonaga nta kibazo kibirimo. Sara yumvaga Andrew ari umwana mwiza, nta kibazo cye na kimwe. Noneho ukuntu yanze ko amuha nimero ntabigire intambara, nabyo byatumye abona ko nta kibazo cye. Bakomeje gukundana n'ubundi nyine bikiri mu ibanga. Ariko bukeye kuri uwo munsi nimugoroba, Jake yahamagaye Eric, baravugana, amubwira ko papa we amukeneye cyane. Bavuganye byinshi kuko bari basanzwe baziranye kuva kera mu bwana bwabo, nta kintu na kimwe bakundaga guhishanya. Icyo gihe Jake yamusabye kuzaba hafi Sara igihe azaba adahari. Bakimara kuvugana, Jake n'ubundi yahise ahamagara Sara, amubwira ko agiye, ko papa we amukeneye cyane, ariko amubwira ko amaze gusaba Eric ko yazamuba hafi mu gihe azaba adahari. Sara yarababaye ko agiye kumara iminsi atamubona, ariko usibye kwihangana nta kindi yagombaga gukora. Kuri uwo munsi amasaha ya nimugoroba n'ubundi, Sara hari nimero yamuhamagaye atarasanganywe. Yabanje gutinya kwitaba, ariko ageze aho aritaba. Akimara kwitaba, batangiye kuvugana yumvise ari Andrew umuhamagaye, ariko yari afite agahinda kenshi cyane ku buryo byari birenze ukwemera. Sara yashatse kumubaza aho yakuye nimero ye, ariko yumvise agahinda afite, yumva atari ngombwa cyane kubera ukuntu yari arimo kuvugana ikiniga n'amarira asa nkaho yenda gutakara. Yahise ambwira ati, Sara, mfite agahinda kenshi cyane, ariko umbabarire kuko ari wowe mpisemo kugatura. Sara, nabonye uri umukobwa mwiza cyane ufite ubumuntu, wabasha no gutega umuntu amatwi ukamwumva. Ese witeguye kunyumva muri aka kanya? Kubera ukuntu Andrew yambwiraga muri ako kanya n'umubabaro mwinshi cyane, nahise mubwira ko niteguye kumwumva. Ariko se wabaye iki? Byakugendekeye gute? Ahita ambwira ati, humura Sara, byose ndabikubwira, kandi urakoze ko witeguye kunyumva. Sara, mfite agahinda kenshi cyane koko nk'uko urimo kubyumva. Meze nk'uwagize ihungabana kuva umukunzi wanjye witwa Lily yishwe azize abagizi ba nabi. Narahungabanye cyane, naramukundaga cyane,
twaraganiraga nkamubwira ibyanjye byose nkumva ndaruhutse. None kuva yapfa sinyifite uwo mbwira. Gusa wowe utandukanye n'abandi bose kuko mba numva nkwisanzuyeho cyane, nabasha no kukuganiriza kuko n'ubundi umeze nka Lili wanjye, iteka uramunyibutsa. Rero Sara, impamvu numva nkeneye umuntu tuganira muri aka kanya, mama wanjye ari mu bitaro, ararwaye, ameze nabi cyane, ameze nk'aho ari mu guhumeka umwuka we wa nyuma. Andrew akomeza kuvuga ati none Sara, ubu ndakora iki koko? Nkora iki ngo mbashe gutabara mama wanjye? Ndakora iki kugira ngo mama atanshika? Niwe muntu wenyine dukundana nari nsigaranye. Sara, byanshanze, meze nk'aho ndi mu isi ya njyenyine. Andrew yageze aho kuvuga biranga, biramunanira neza, numva atangiye no kurira. Numva nanjye agahinda karanyishe, numva ngiye kurira nanjye. Mu by'ukuri nta nubwo nari nzi n'ijambo namubwira mu bihe nk'ibyo ngibyo. Gusa nahise mubwira ntihangane Andrew, kandi wizere Imana ishobora byose. Nubwo mwebwe murimo kubona bikomeye, ariko Imana ishobora gukora ibitangaza agakira. Andrew ati Sara, abaganga bamaze kutuganiriza, bamaze kudusobanurira byose uko bimeze. Mama wanjye ameze nabi cyane, ararwaye, ntabwo kugaruka bishobora gushoboka. Mu minsi yashize yararwaraga akaremba, akongera koroherwa, ariko kuri iyi nshuro ameze nabi cyane, dutegereje ko isaha igera. None kubyakira byananiye Sara. Basi yaba byashobokaga mama wanjye tukabasha kuvugana ijambo rya nyuma, ariko ntabwo biri gushoboka. Mama wanjye arimo aragenda, arimo arashika mbireba. Noneho gukomeza kwihangana byaranze, nanjye ndarira nti Andrew, reka kwiheba, babarira umusengere kandi ukomeze wizere. Ati Sara, basi mfasha nawe unyemerere umbwire kuri bumusengere. Nti yego ndabikora, ndamusengera, ahubwo reka musengere nonaha. Nahise ntangira kumusengera kuri fone, mfatanya na Andrew turasenga. Birangiye ahita ambwira ati urakoze cyane Sara, ntushobora kumva ukuntu kuguhamagara bingiriye umumaro. Biramfashije cyane, ndumva noneho ntuje, ndumva nduhutse, ndumva ameze nk'aho ntuye umutwaro nari nikoreye. Agahinda nari mfite gasa naho gatangiye kugabanuka. Basi unyemerere umbe hafi mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Basi nawe ujye umpamagara umbwire uko umeze, hanyuma nanjye unambaze uko meze. Ndamubwira nti Andrew, humura ndabikora rwose, ntugire ikibazo. Andrew numvaga namugiriye impuhwe nyinshi cyane, kuko kubaho udafite uwo uganyira cyangwa se ubwira ibyawe, nari nzi neza ukuntu bimera, nari nzi neza ukuntu ubwabyo nabyo biryana. Niyo mpamvu namuhaye umwanya wanjye tukavugana. Twahise tuvuganaho indi minota mikeya, nuko tugeze aho dusezeranaho. Nkimara gukupa, Rick yahise aza ati Sara, ninde mu kanya mwari murimo kuvugana ku buryo ninjiye hano ntunanyumve? Uzi ko waruhumirije urimo gusenga kuri fone, wagira ngo uri pasiteri neza neza, urimo gusengera umukristo wawe umaze kwatuza. Nubwo nari maze kubara ariko nahise nseka. Ni nawe Rick, ntugakabye rwose. Yahise anyicara iruhande, ndamubwira nti sha Rick, uzi ko mama wa Andrew ameze nabi, ari mu bitaro, bafite ubwoba ko ashobora no kubacika akitaba Imana. Yahise yikanga, mbona ubwoba buramwishe, afata fone yanjye, abona tuvuganye iminota irenga 20. Rick agahinda kabaye kenshi cyane mu maso ye, ahita ambaza ati ibi bintu Jake arabizi? Uzi ko wavuganye na Andrew iminota ingana gutya ubu koko?
ese arabizi ko yakubwiye ibintu bidafite aho bihuriye n'amasomo? Ndamubwira nti ntabyo azi kuko nibwo tukimara kuvugana aka kanya, nta wundi muntu ndahamagara, nta n'undi muntu ndavugana nawe. Rick yahise yihutsa atawe, mana yanjye Sarah, ukora uko ushoboye kose Jake ntabimenye kuko yababara cyane agahinda kamwica. Mpita mubaza nti kubera iki se? Ati wimbaza impamvu Sarah, kuko Jake ndabizi neza ntago yatuma uvugana nawe ndura ibindi bintu bidafite aho bihuriye n'amasomo. Utazakora ikosa ryo kubabaza Jake, ngira ngo ukuntu agukunda ubizi neza kundusha. Nahise mubwira nti ariko nanjye ukuntu mukunda nawe urabizi neza, rero witekereza ko wenda nshobora kumutendeka nkakundana n'undi muntu. Rick ahita ambwira ati Sarah, sinkubujije kugira inshuti, ariko nyine ujye witondera abantu, ntugahite wizera umuntu ku buryo bworoshye cyane. Nahise mubwira nti Rick, niba hari ikintu kibi muzi kuri uriya muntu nimumbwire rwose, sinzongere no kumuvugisha, kuko bisa nkaho wowe na Jake mushobora kuba hari ikintu mumuziho kibi ariko mukakimpisha. Mbwira Rick kuko n'ubundi ndambiwe amabanga yanyu. Rick yabonye ndakaye agerageza kunturisha ati nta bidasanzwe, gusa nyine umwitondere. Ariko se ubundi nkubaze, ubwo wowe utekereje neza, urumva mu bantu bose baziranye, abo bakorana, abo biganye, aho baturanye, abo babana mu rugo, famiye yose, urumva yari yabuze undi muntu baganira akamubwira nk'ibintu byose akubwiye? Ese uri kubyibaza? Sarah, uri umuntu mwiza cyane ku buryo utajya ubasha gutekereza ko hari umuntu ushobora kuza akakwigiraho inshuti hari ikindi kintu agambiriye, kubera ko nawe wumva utabikora. Simvuze ko nawe aribyo bimugenza 100%, ariko nyine umwitondere. Rick twaganiriyeho gato tuza gusezeranaho, igihe kiza no kugera nuko nza gutaha. Ndi mu rugo, Andrew nari namwemereye kujya muhamagara nkamuba hafi, ariko natekereje amagambo yose Rick yambwiye, ubwoba buranyica nuko ndamwihorera nanga kongera kumuhamagara. Hashize akanya Jake yarampamagaye ariko numvaga adatuje, sinzi ikintu cyari cyamubayeho. Jake wanjye rwose twavuganaga tukishima, akambwira amagambo meza, siko muri iryo joro yari ameze. Natekereje ko wenda Rick yaba yamubwiye ko navuganye na Andrew, ariko ntago byari byo, ntabyo yari yigeze amubwira. Sinzi ikintu Jake wanjye muri iryo joro yari yabaye, kuko nta na morale yari afite habe namba. Gusa nagerageje kumubaza, mbwira ko ari umunaniro afite kubera ibintu byinshi yari yiriwemo. Ntago twavuganye umwanya munini kuko twahise dutandukana. Ndavuga nti ngaho niba unaniwe reka nkureke uryame wiruhukire. Jake twasezeranyeho gutyo, nuko ambwira ko agiye kuruhuka. Hashize akanya gatoya mvuganye na Jake, Andrew nawe yahise ampamagara, nuko mbanza kwanga kumwitaba, ariko ngeze aho nditaba. Nkimufata numvise amarira ari yose. Ati Sarah, mama wanjye Sarah, mama wanjye nawe arigendeye, mama wanjye yitabye Imana Sarah, ubu ngubu sinkimufite, abaganga ntako batagize, ariko Imana yo yashyize iherezo ku buzima bwe. Ese unsigaranye nande Sarah? Abantu babiri nakundaga cyane kurusha abandi mu buzima bwanjye, bose bagiye bakurikiranye mu myaka 2 gusa.
kumva Andrew ambwira gutyo numvise mbabaye cyane, n'ubundi amarira arongera atangira kwisuka, ahubwo we ahita aceceka, ahubwo atangira kumpoza ati Sara ihangane, ntabwo nashakaga kukuriza, nuko mba numva nakubwira ibyanjye byose nkakwereka n'amarangamutima yanjye yose. Muri ako kanya arimo kumbwira gutyo numvaga njyewe nabuze n'ijambo na rimwe namubwira, ariko ndihangana mpanagura amarira yanjye yose, nanjye ndongera ndamwihanganisha ntihangane Andrew, umbabarire ko amasengesho yanjye atakoze. Ahita ambwira ati Sara ntako utagize, kandi iyi saha y'umuntu yageze ntacyo twagukora ngo duhindure igeno ry'Imana. Wahabaye, wabanye nanjye, n'ubu ngubu wampaye umwanya wawe, turimo kuganira nkasa nkaho mbyibagiwe, ariko wakupa agahinda kakongera kakanyica, nkumva asa nkaho ndi mu isi ya njyenyine. Mbabarira basi umpa akanya ntukupe tuvugane, tube tuvuganaho gatoya. Umwanya nawe umuhaye turavugana, ambwira ukuntu we na mama we ari inshuti kuva kera, tuganira ibintu byinshi cyane. Igihe cyaje kugira musezeraho, ariko musezeranya ko ejo nzajya kumureba. Yarishimye yitira hejuru biramurenga, numva arishimye cyane. Ntunyumve nabi ariko wowe urimo kunyumva ngo utangire kuntekereza nawe wenda ko ndi umukobwa w'umwasama. Numvaga nk'umuntu wagize ibyago kandi wabimbwiye kuva kare ko mama we arwaye kandi ameze nabi ashobora kubacika. Numvaga ngomba kumugeraho uko byagenda kose, naho byaba iminota mike cyane. Yahise ambwira ati Sara urakoze cyane kubw'umwanya wawe wampaye, reba wigomye bino bitotsi by'ijoro, ntako utagize, ni ukuri wagerageje kumba hafi uko ushoboye kose. Wakoze cyane mukobwa mwiza, kandi ejo nzishimira kukubona. Mu gitondo turi buze kuvugana, nkoherereza umushoferi wanjye aza gutware. Nahise ndyama ndasinzira, ariko mu gitondo nkangutse ntekereje ukuntu ndi bujye kwa Andrew, n'uvuga uranyishe. Nubwo numvaga ari ngombwa bwose, ariko byanteye ubwoba. Jake we sinashoboraga no kubimubwira, kuko numvaga byamurakaza cyane ku buryo budasanzwe. Ahubwo natekereje kubibwira Rick, kuko niwe rero nabwiye ko twavuganye kuva kare. Rick nahise muhamagara, ndabwira nti Rick, sha uzi ko mama we Andrew byarangiye yitabye Imana? Rick nta no gutungurwa ahita ambwira ati none? Nahise mubwira nabi nti Rick, ko nsanzwe nzi kuri umwana mwiza, kuki noneho wigize nkaho nta mutima ugira? Nyine nashaka kukubwira ko namwemereye ko ngiye kujyayo. Rick wasaga nkaho yanyihoreye, noneho yahise amera nk'ukangutse ati uvuze ngo iki? Ndamubwira nti nyine yabimbwiye nijoro, mpita mubwira ko ndi bujye kumureba mu gitondo. Rick ati hoya Sara, ntabwo ushobora kujyayo rwose. Ndamubwira ariko se gute ntajyayo? None se hari ikibi muziho? Ese gute umuntu yagira ibyago nkareka kumutabara? Noneho tekereza igihe yahereye ampamagara, tekereza ariko umuntu wanampamagaye saa sita z'ijoro arimo kubimbwira. Rick maze kumubwira gutyo yaranyumvishe ati Sara nanjye ndakumva, ariko reka mbanze mpamagare Jake numve ikintu abitekerezaho. Ati Sara ihangane, nitumara kuvugana ndaza kuguhamagara nkubwire. Ndamubwira nti nta kibazo. Rick koko yahise ahamagara Jake, batangira kuvugana. Rick abanza kumubaza ati Jake uri bujye kwa Andrew? Jake ati hoya, batubwiye ko nta muntu n'umwe w'iwacu ugomba kwinjira mu rugo rwabo, kuko bakeka ko ari twebwe turi inyuma y'urupfu rwe. Rick ahita amubwira ati sorry,
ese wari uzi ko Sarah ashaka kujyayo? Jake ahita yikanga ati Sarah ngashaka kugira gute? Ntabwo bishoboka rwose, ntabwo ashobora kujyayo. Rick ati arajyayo rero kuko yemereye Andrew ko ari bujyeyo muri iki gitondo. Jake ati hoya, ntabwo agomba kujyayo rwose, mubuze nta hantu ari bujye. Rick ati Jake, kugira ngo Sarah areke kujyayo ni uko uraba witeguye kumubwiza ukuri kose, naho mu gihe atabizi ntabwo ari bukwemerere kutajyayo, kuko nawe urabizi neza ukuntu ari umwana mwiza akunda abantu, ntabwo yareka kujyayo rwose ngo amube hafi. Jake biramucanga ati Rick, iki ntabwo ari cyo gihe cyo kumubwiza ukuri kose, ndumva ngomba gushaka ikindi kintu nakora, ndumva ngomba gushaka ukundi ukuntu nabimwumvisha. Rick ahita amubwira ati rero ndumva hari ikintu twakora. Jake ati turakora iki? Rick rero yahoraga yiteguye gufasha Jake igihe cyose, buri gihe yabaga ari iruhande rwe. Yahise amubwira ati ikintu ngiye gukora ni uko ngiye guherekeza Sarah tukajyana, humura nituba turi kumwe ndamuba hafi nta kintu kibi kiri bumubeho. Nuko Jake ahita amushimira cyane ati Rick, uri inshuti nziza, iyo bigeze ku kumfasha ntabwo ujya utekereza kabiri, iteka ryose uba uhari ku bwanjye, ntabwo nzi ikintu nzakora kugira ngo ngushimire. Rick ati ibyo ni ibisanzwe, rega ngomba kugufasha, none se ntituri inshuti? Ni kimwe no kuri njyewe nk'uko nawe iteka ryose uba uhari ku bwanjye. Ati ahubwo reka mumuhamagare hakiri kare mubwire ko turi bujyane. Muri ako kanya Rick yahise ampamagara ati Sarah, Jake nta kintu bimutwaye kujyayo, ariko ndi buguherekeze, ndi bukujyane, nta mpamvu yo kuza kugufata. Nahise nishima cyane kumva ko Rick yemeye kumperekeza, kuko nanjye iyo twabaga turi kumwe numvaga ntekanye. Nahise mpamagara Andrew mubuza kohereza umushoferi, mubwira ko hari indi modoka nabonye iri bunzane. Arambwira ati nta kibazo Sarah, ndi bwishimire kukubona. Njyewe na Rick twaragiye tugerayo, ntungurwa no kubona turinze tugerayo Rick atigeze ambwira ngo tumuhamagare tumubaze aderese z'ahantu batuye. Rick yari ahazi neza, nta no gukata mu makorose, mbona duhise tugerayo. Mubajije ngo kubera iki atigeze avuga ngo tubabaze aho batuye, yarikanze cyane. Nuko Rick ahita ambwira ko mbere y'uko duhaguruka yabanje kubaririza akamenya aho ariho. Nanze kubigira intambara, duhita tugenda, ntangazwa ariko no kubona ukuntu iwabo wa Andrew hari hameze. Byasaga nk'aho papa we yari umuntu ukomeye cyane, kuko hari abarinzi ahantu hose. Etaje iwabo babagamo yo ntabwo nakirirwa nyikubwira, byari byandenze. Nibazaga ukuntu umuntu uvuka nk'aho ngaho aza kwigisha, nuko nkumva biranshanze. Twakomeje kugenda, Andrew ahita aza kudusanganira, yarampobeye cyane, nuko yanga kundekura. Numva nanjye bitangiye kunshanga, ntangira kugenda amanura amaboko ye kugira ngo andekure. Rick nawe atangira kumureba ikijisho. Nakomeje kubona bikabije cyane, ntangira kumwishikuza noneho ku buryo bugaragara, nuko nawe ahita andekura. Yahise aduha karibu, ariko tutaricara ahita abwira Rick ngashaka ko asanga abandi bantu bari barimo kumufasha kwakira abantu barimo kuza. Rick abanza kubyanga, aturumva se koko nakakira abantu ntasanzwe nzi gute? Andrew ati Rick ntabwo bigoye, si ukubaha karibu se ukabereka aho bicara
ubundi ukababaza icyo bafata hari ikindi. Ibyo ntabwo bigoye cyane rwose. Rick yanze gukomeza kuburanya mwarimu we, ariko yarabibonaga ko arimo kumwegezayo kugira ngo yisigaranire nanjye gusa twicaranye. Rick yahise agira aho aragenda, nuko nsigarana na Andrew gusa. Yahise anjyana muri jaride, ahantu hirya hari jaride nziza cyane, nuko twicara ku ntebe zaho zari zihari. Rick n'ubundi ariko yaratubonye, abona ari gukomeza duteraho akajisho. Nahise mbwira Andrew nti muba ahantu heza cyane. Andrew aramwenyura ati biranshimishije ko nawe wahakunze. Andrew ariko ahita ambwira ati ariko njyewe ntabwo mpakunda kuhaza iyo ndi njyenyine, kuko hanyibutsa umukunzi wanjye Lily, kuko twajyaga dukunda kuhaza tukahicarana turi babiri twembi. Kuva yapfa rero nibwo bwa mbere mbashije kongera kuhicara. Urakoze cyane Sarah, urakoze ko utumye ngira imbaraga zo kugaruka aha hantu. Mpita mubwira nti ariko Lily ushobora kuba waramukundaga cyane. Ati yego birenze no kumukunda, ariko nyine abagizi ba nabi baramwivuganye, ariko ibyo bamukoreye bagomba nabo kuzabyishyura. Ndamubwira nti komera ni ukuri kandi ukomeze kwihangana. None se byagenze gute? Bamusanze mu nzu baramwica? Arambwira ati oya, icyo gihe yari ari mu modoka nari imaze iminsi muhaye, ni gift ye nari naramuhaye, twari tuyirimo ari njyewe umutwaye. Gusa badukoresheje agisida, ako kanya ahita yitaba Imana. Njyewe narakomeretse cyane bikomeye, ariko nza gukira. Maze koroherwa nkamenya uko byamugendekeye, nanjye nashatse kwiyahura, ariko ntago napfuye. Ngira ngo hari impamvu ntapfuye, nuko Imana yari izi ko hari urundi rukundo nteganyirije, yari izi ko izamusimbura. Nuko mpita muhumuriza nti Andrew humura kandi uzamubona. Andrew muri ako kanya ibyaririye yahise asa n'ubireka, ahubwo arambaza ati ese musaza wawe Shani azi ko waje hano? Nahise ntungurwa, numva ndikanze kuko nta nubwo nari nzi ko Shani amuzi. Mpita mubaza nti ese Shani umuzi ute? Arambwira ati ndamuzi Sarah, iyo umuntu akwitayeho amenya n'abawe bose. Mpita mubwira ko abizi kugira ngo adakomeza kumbaza ibibazo byinshi. Ahita ambwira ati Rick se ko yaguherekeje ari nawe wakuzanye, muri inshuti bingana iki? Nahise numva namwihorera kuko numvaga atangiye kwinjira mu buzima bwanjye kandi bitamureba. Ntaramusubiza, Rick yahise anyandikira ngo tugende. Nanjye ndamusubiza nti yego, nari ngiye kubikubwira. Nahise mbwira Andrew ko nshaka kugenda, abanza kutabyemera, ariko ageze aha aranyumva. Tugihaguruka twahise duhura n'abantu bari baje aho ngaho iwabo, nuko baravugana bati naho gatoya, mbona ntari bugume aho ngaho. Nuko ntangira kuba ndimo kwigendera ngo aze kunsanga imbere. Nkigenda ariko nabonye umuntu umeze nka Jack, ndamwitegereza nuko mbona niwe neza. Nahise ngenda mukurikiye, mbona yinjiye mu nzu, nuko numva atagomba kunshika ntamuvugishije. Nuko ndamukurikira nanjye nyinjiramo. Nkimara kwinjiramo ariko kuko narabonaga ko ashobora kuba ari kumbona ariko akaba arimo kunkwepa, nahise mbona hari icyumba yinjiyemo cyari cyegeranye na salo yari iri aho ngaho. Nahise mukurikira, nkigera kuri icyo cyumba ntinya kucyinjiramo, nuko ndahagarara ngo ntangire kumuhamagara kuri telefone ye kugira ngo menye neza ahantu ari. Nkimuhamagara telefone ye yahise isona, ndabyumva numva ko ari we neza. Ntangira kwibaza nti ese Jack aziranye gute na Andrew?
ese ni gute yaba ari ahantu nk'aha ngaha? Ese ni gute bambuzaga kuhaza kumutabara none Jake we akaba ahaje? Ese ibi ni ibiki Mana yanjye? Nakomeje kwibaza byinshi ariko ndavuga nti byanze bikunze Jake nyitaba tuvugane, nyitaba unsobanurire impamvu uri hano. Ese wa mugani Jake ari gukora iki aho ngaho? Andrew se twumvise akubitira agatoki ku kandi kazegukana Sarah, azabishobora? Ese apfa iki na Jake? Ese bahuriye? Ntuzacikwe n'ibice by'ubutaha, rwose iyi story ni nziza aho igereje, naho ndabizi ko hazakuryohera n'ibikurikiyeho ni byiza cyane. Ntimuzacikwe rero, turi kumwe, Imana ibarinde mu gice cy'ubutaha, tuzaba turi kumwe cyane, ndabakunda cyane.